aho hantu tuhatinda ntacyo twatinda kuki utavuze ngo aragucaho gusa ugahita ugerekaho n'amanini none se bihinduye isura bihinduye isura komeza aragucaho ukazubiremo aragucaho n'amanini bombi bagucaho n'amanini ukabareba tujya tugendana mu nzira mu rugo rwenda gucaho fata ibyiso byawe bite mpindukiza izo nzoga ngenda abenshi abagore cyane uretse bantu tusobanukirwa upfa kuba bivuze abagore ntabwo uwo mugore azamara umwaka amara 2 afite ibigeragezo bya bigabo twavugaga bizaza bimushukashuke bimushukisha utuntu bimumwereka amagambo meza bimubwira urukundo hazavuga ati we maze imyaka 2 ntabona umugabo none kuri mugabo nemere rimwe sibyo abonye atabyihanganira bayaka sibwo wabyihanganira ngo ntacyo ngo ndi kure ntacyo bagiye bagukoreza reka mubwije hari abantu babanye kubera abana subize se hello our people bakunda cyane kandi turabishimiye cyane nukuri kugira ngo dore bandi turabakunda isi yose ibyumve ngize bakira isi yose ibyumve turabakunda cyane ntabwo tukijyamo detaye bikena gutya mwese kumabyumva tuzadusuza isi yose ariko tuvuge gutya gutya isaha noneho ndasuza amadodo wagiye ari nguyo uransuza se ntabwo twararanye tuzadusuza abantu bose isi yose ariko dusuza mu muntu muri uwo muntu ninde ninjye wowe ariko urankunda we none bose ndakwakira ibyo byose siko mfite umunwa mwinshi banze nigufatireho mpaye mbo kitago nabifashe bore twisengere nanjye ngiye gusenga uranyakiriye murakoze cyane nanjye ndabashuhuje abakunzi bacu bari ku isi hose bya bihugu byose bigize isi yose turabashuje cyane ariko by'umwihariko abarundi kuko ni benshi cyane turabakunda cyane hanyuma dusenga Imana ndavuga amagambo menshi turi mu maratetse mwami Imana turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye gukomera kwawe tugushimiye byinshi ugenda ukora muri twebwe izina ryawe nirihabwe icyubahiro dusengeye abakunzi bacu ndetse n'abanzi bacu dusengeye abantu bose bazakora iki kiganiro mwami Imana ubaho umugisha kandi ubaho umugisha utagabanije ngaho rero tugwaye ikazi na karibu uziyobora iki kiganiro mwami ntaba ari twebwe ahubwo uduha amagambo yubaka ubwoko bwawe urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen yatinze noneho ni byiza cyane urakoze gusenga rero tugiye gukora ikiganiro kimeze gute moto tugiye kuvuga ko gukunda moto gukundanye moto ni gukunda cyonyine ni byinshi mwana se byo birabyanze kuvuga ko wari kuvuga ngo urakoze base merci beaucoup urakoze ntabwo ndimo kumva ikintu cyane urakoze ni biki urakoze ni biki twagiye ikintu tugiye nshaka tuvugaho nicyo abantu umugore n'umugabo cyangwa ingo zimwe na zimwe zicana inyuma warazizi hari izo nari nzi kuko ko ndazibagamo ntabwo njya gukiza abantu ese nari ndi umuyobozi sibyo nari nshinzwemo ntabyo nari nzi umaze gukamirika mu byingo nzibeke ndazizwahamo kumba wajyaga mu by'inguzi ibibazo biberamo ngo wakemuraga byinshi ndabizi nyine byinshi sengutinya ndabizi ni byinshi cyane n'ukuntu umugore atanga ruswa y'intuza y'amarira ni igitsina oya ni amarira wenda we ntabwo biba bigambiriye ariko kuko undi wenda yaba yakosheje ashobora gukosa ari wowe wakoshereje umugabo akarira cyane agasa nkaho mbese biba gutyo n'abantu baje gutabara wenda bakagenda byacitse koko iyo bageze mu rukiko usanga ngari amarira baranakumva ariko ushobora ibyo mu rukiko umugabo ashobora kugufunga byibura hari amarira abiteye kandi bareba shaho ibi byaha ntabwo bareba amarira nyine mu rukiko niho bareba cyane impuzu byabo ariko nk'uko ureba ibihari gutya gusa
rero sheri nicyo kintu nshaka tuganiraho. Abantu bacana inyuma ingo zicana inyuma nk'abantu ukabona barasezeranye ariko baracana inyuma. Ni bandi n'uruhe ruhare ku ruhande rw'abagabo ku ruhande rw'abagore ni bandi bakunda guca inyuma abandi uko bibona majority? Ntabyo nzi bose. Ese mubesi okay aho ushaka kumvuga iki? Ushaka kumvuga iki? Ko ari abagabo n'abagabo ibigabo bijya mu kabari uzarebe mu kabari harimo abagabo benshi n'abagore basiga banywa inzoga kubi. Abagore banywa inzoga bajya mu kabari ni bake ni za marinde inyinshi ariko n'abagore ubusa umugore mugenzi wanjye afashe tukajya kwisangirira agafanta mu kabari tukaba twagiye mu kabari turi kunywa fanta ari umudamu mugenzi wanjye uretse ko harimo n'abagenda bagiye gushaka abagabo cyane. Ubundi abantu benshi cyane bakunda bajya mu kabari bagiye gushaka abagabo benshi ntabimwera agafanta gato. Ariko rero none tutavuze ko hari abagenda bagiye kwinywera fanta gusa batagiye gushaka abagabo. None impamvu nemeze gutyo nuko ubishyize ku bagabo ngo urabyemeye nawe sawa. Yemeye ko ari abo bagore ariko navuze ko ari za marine. Hari n'abagabo bakugenda mu kabari bagiye kwinywera gusa. Nabyo birashoboka sinabirwanya ariko navuze abacana inyuma wowe ibyo mu kabari no ubizanye ko hari abajya mu kabari. Gucana inyuma bwo abagabo bose nta bacana inyuma batagiye mu kabari se bibaho cyane nyine ariko hari n'abadacana inyuma hari n'ingo zibanye neza nizagiye zirahari harimo urwacu ariko zirahari nyine zirahari ariko niyo cyane kuba zihari n'ubwo z'abanye ariko kuba zihari iki gihe zirahari ko ejo ntituzi uko bizaba bimeze. Twe turavuga ubu ndetse uravuga iby'ejo turavuga ubu hari ingo zipresenta izindi nziza ko rwose ko hakiri izindi erega izo tubona gutyo kuri social media ko zibanye neza zipresenta ko hari izindi nazo zitagaragara. Uruhare runini abasaba divorce ni bande ari abagore n'abagabo abantu batanga ibirego cyane ni bande uretse ko tutazi statistique uko utekereza cyangwa uko inshuro ugiye mu nkiko ukabona abantu bagiye gutanga ibirego ubona abenshi ari bari abagore ari abagabo abatanga ikirego cy'ubutana ari bande. Bon abenshi abagore cyane uretse bantu upfa kuba bivuze abagore ntabwo bubahuka bagira ikintu cyo kuvuga cyane sibyo mbere bakajya kuzana ariko umugabo aceceka nk'ubu tuzi ngo nyinshi abagabo aribo abagore bahohotera abagabo babo ariko umugabo ntabwo yatinyuka ajya kubivuga kandi retera abaho uburenganzira mu namwe mujye murega nyine banza wumva ikintu kirimo imbere ikintu kirimo imbere ku umugabo kirimo imbere noneho utandukanye no kuvuga ngo leta yatanze uburenganzira nibyo yarabutanze ariko noneho nabatekereza ati tajya kurega ndega iki nindega birigenda gute nawe gatekereza gutyo ngo ibibazo kujya kureba umugore yankubise ibibazo b'icyo kintu umugore yankubise umugore ntabibazo nk'icyo kintu. Okay ariko wanyemereye ko mu rukiko abagore aribo batanga ikirego benshi impamvu bajya gusaba divorce akaba aribo batanga ikirego nuko baba barajengerejwe n'abagabo babo babazengereza gute sheri umugabo utatanze rasiyo utubahirije inshingano z'urugo uwo mugabo niba atatanze rasiyo ahembwa ayo mafaranga ajyana mu kabari n'abagore nta handi yashyira urabyemera? Yes ntuyihindure upfa kuba ubyemera ko ayo mafaranga baba bayajyanye mu bagore wabyemeye ntuza kubihakana ariko baba bayajyanye mu bagore. Akenshi umugore uhembwa ufite akazi akorasha aca ahantu ku isoko umugabo we yijyanira muri za ndaya wemeye kuba navuze ngo abagore cyane benshi nibo bakunda kujya kwaka divorce nuko icyambere nakubwiye ngo abagabo tukwisha n'ibintu sibyo igishaka tuberetse icyakabiri umugore ashobora kujya kwaka divorce ari we gitera urumva ntukajye uhita wumva ko abaye gitera ntibayimuha ubundi buretse gato ariko uzi ko umuntu ashaka kugira ngo agere ku kintu akigeraho urukiko n'urureba ibimenyetso se nyine agashaka ibimenyetso akabishaka akabibona bidahari se none se nk'ubu ni urugero uragiye uruhije umugabo uramuruhije pe urangije wishyuye uri umugore wishyuye n'undi mukobwa uramwishyuye ati uzagenda ugerageza uriya mugabo kuko njyewe ndamunaniza hariya mu rugo ndamunaniza nimba nishyuye umukobwa aragenda nawe agira ute ashaka ukuntu amuha keza uretse gato wumve
uwo mugabo nawe ukoreshwa n'uwo bishyuye ni uko umutima we uba uri muri izo ndaya kuko umukobwa ashobora kuza kukugerageza ukamureba ukanamuga uti toka mbere yangu wajya buretse njye n'urugendo rwo guhaye ariko none kucyumva ko abagore bagiye kwaka divorce bose 100% ari uko abagabo babo ari bo ikibazo ahubwo nabo ubwabo hari igihe nabo ubwabo bari bo kibazo bashaka kugira ngo utandukane afite undi bagiye kubana nawe sishoboka ari ibyo ntabwo urukiko rwa divorce rudashingiye ku bimenyetso bisaba hari ibigenderwa kugira ngo umuntu ahabwe divorce byemerwa n'amategeko niba agiye kuyisaba bakabona yujuje ibisabwa barayimuha niyo bituzuye ntibayimuha urukiko ntirwarenganya umuntu mbamubwira ese ushobora gutekereza ko umuntu yakugambaniye umuntu ashaka kukugambanira cyangwa kugira ikintu kibi utekereza ko agushaka ibimenyetso nawe urashaka kugira ngo bigende gutya na gutya arashaka ibimenyetso utekereza ko yakubibona ibyo tubigumye nyamwe twaguma muvuga ngo ariko upfa kuba wemeye ko abagore aribo basaba divorce kandi ukaba umbwiye ngo hari igihe umugore aguteza indaya iyo ndaya ikaza ikagushuka umugabo ushukwa n'izo ndaya rero umuntu umutima uba uri gusirira burya nabwo ifate zigaragara abagore muravuga cyane abenshi ntabwo bose reka twigire ku rugero rwa impamvu zishobora gutuma abantu bacana ibintu nyirizina impamvu ya mbere ishobora gutuma noneho reka mvuge umugore nawe uraza kuvuga impamvu zo ku mugabo zatuma umugabo aca inyuma umugore impamvu ya mbere umugore ashobora guca inyuma umugabo we ndaza kuvuga nk'eshatu zonyine iya mbere umugabo ukorera kure y'urugo rwe sibyo tuvuga akorera mu ntara ashobora kugenda akamara amezi ngahe ataje icyo gihe ahantu akorera hari abagore hari n'akakaba arajyamo hari ukuntu adaheruka umugore we hari ukuntu areba ikigore ati iki kigore cyaba kinyuka iki kitogo hano muri iyi ntara tayari yamuciye inyuma hari n'igihe akwamira k'uwo mugore yezibuke wa wundi ufitiye babana hari akamuciye inyuma tayari kubera iki ari kure y'urugo rwe ikindi cya kabiri hari abantu bakora wenda tuvuga kiracyari icya mbere niba amwe akorera mu ntara abandi bafite amamisiyo bagiye muri misiyo y'imyaka runaka nta bagore babo bari kumwe sibyo uwo mugore azamara umwaka amara 2 afite ibigeragezo bya bigabo twavugaga bizaza bimushukashuke bimushukisha utuntu bimumwereka amagambo meza bimubwira urukundo hazavuga ati we maze imyaka 2 ntabona umugabo none reka uyu mugabo nemere rimwe cini umugabo wanjye inyuma ntazabimenya kubera iki umubiri wamunaniye kubera ko umugabo ari kure ukiraho nese aho kazi yakareka ntabwo yakareka saa kazi kagiye kuba kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere urakoze none niba agiye muri misiyo akazi kajya muri misiyo umugore agasigara aho ngaho yagiye muri misiyo agiye gushaka amafaranga ntabwo ari inyungu ze bwite agiye gufata gusa agiye gushaka amafaranga y'urugo ni gute umugore yatekereza ati reka njye kumuca inyuma ni gute yabitekereza ntabwo ni nikosa ari bicyo ino mubiri wamunaniye rero niba umubiri wamunaniye ibyiza ni uko yagira ute aho kugira ngo uce umuntu mwashakanye buri inyuma wakwaka divorce ahubwo divorce nta cyaha mubonaho kwaka divorce umugabo agiye gukorera hanze hari ukuntu mushobora kubyumvikanaho hari n'igihe bajya kwiga bakamara imyaka 5 hari ukuntu mubyumvikanaho twisabire divorce ko agiye we umugore ashobora kubwiza umugabo kuri ati rero igiye bigenda gutya na gutya cyangwa se numva byagenda gutya atakugira ngo bigende gutya wivuga gutya we bivuge nyine bakasambana akamuca inyuma kuzavuga ngo bigera gutya na gutya gusambana birorone kubivuga oya nagira ngo nihutishe kugira ngo tugire nonse cyo katuma ko aha bitinye kubivuga bitinya ibyo byo bitinye urumva raka noneho bakabyumvikana bakajya kwa divorce byanze kunze umugabo nawe umugabo abonye yabyihanganira ntabwo bayaka sibyo abonye atabyihanganira bayaka subwa wabyihanganira ngo ntacyo ngubwo ndi kure ntacyo bagiye bagukoreza mu kigo reka mubwire hari abantu babanye kubera abana subize se rero hari ababyihanganira sibyo abana ese ubwo shiri yabyihanganira we ntabikore nawe abonye uwo babikora ntiyabikora yavuze nibyo mvuga nanjye icyo gihe nawe yabikora wumva baba bagiye kubana ari abana gusa bahuje umwe akora ibyo ndakora ibyo asohoka mu nzu akajya gusanga undi asohoka cyane rwose muze baba bakibanye mu buriri bumwe cyane kandi ari ibintu ni nk'aho baba babyumvikanye urumva iyo batabyumvikana baba baremeye bakajya bakumva ndabona ishusho y'urwo rugo
mwavuye gusambana navuye gusambana bagahurira mu nzu hariho benshi cyane urumva noneho umugabo urumva iyo yanze kubyakira aravuga ati ntacyo tugenda twikora divorce burya ni byiza ko umuntu akubwiza ukuri ikibi ni ukukubeshya sibyo rero iyo akubwije ukuri ukakwanga nta kindi icyo ni ikintu si ucyemeye aho ngaho ndacyemeye noneho nangiye kujya ku kintu sasa abagore bagira bakunda gucana inyuma umugore ashobora guca inyuma tuvuge n'urugero umugore yagiye mu kigare buriya noneho mu kigare arimo abo bantu ni abantu bakunda kwiryohereza kujya kwisohokera kujya kugira ute mbese ni abantu iyo batanubatse akenshi ariko abantu bakunda gusohoka no kuryoshya si ukuvuga ngo babinda uretse gato nyine banza bumve aragiye arasohotse sibyo barasohotse bakoteje wenda amafaranga barasohotse ni mu ijoro bazaza ejo barasohotse ni igikundi cy'abakobwa nyine cy'abamama cyangwa gutyo na gutyo wenda abenshi ntabwo wenda baba bafite abenshi baba batarashaka baratandukanye abenshi gutyo na gutyo banza umenye abo bantu umugore uri kumwe cyangwa urimo gusohokana nabo abari sitati yabo ubundi banza urebe sitati yabo ese abo bagore barubatse nabo cyangwa izo nshuti ze ni abantu bakoze amadivorce ni abantu batarashaka ni abantu bameze gutyo noneho bagakurura wa mugore urumva niwe mugore wenyine barimo wubatse abandi bose bakoze divorce baratandukanye bagize ibintu nk'ibyo ngibyo bafashe wa mugore bamwigishije ikintu cyo kumujyana mu kabari bakagenda bakarara bakanywa amayoga bakaza mu gitondo urumva icyo ni ikigare arimo icyo niba atarajyaga bikora icyo bakakimushoboza akagikora n'ibindi bazagenda babimukiramo mu kipaka ibyo byashoboka bitewe n'abantu abo ari bo byo urumva icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri umugore ashobora guca umugabo w'inyuma ashobora kuba afite undi wenda umugabo ashobora kuba nta mafaranga afite sibyo nta mafaranga afite akaba afite yabonye undi wenda amuha amafaranga ya mirenge byinshi agashaka uburyo ki atandukana n'uwo nguwo kugira ngo ajye kwimarira n'uwo nguwo ufite amafaranga sibyo birashoboka urumva iyo etapi igeze byanze bikunze ntabwo baba baryamana byanze bikunze n'uwo mugabo ufite amafaranga baba baryamana kuko iyo watangiye kubona indorerwamo mu mugabo wawe ukamubonamo ikindi kintu byanze bikunze watangiye kugira ute watangiye ni nko kuryamana n'umuntu byatangiye si bishoboka nabyo none wowe iyo tugeze ku bagore urabavugira cyane nta n'icyaha ubabona barahari rero jya wemera ko ikintu cyose kigira icyiza n'ikibi nta kintu kitagira icyiza n'ikibi cyane ndabyemera nk'ubu umugore ujya mu kabari agasinda afite urugo rwe ubu ngubu rwose sinanakumvikana nawe oya ahubwo n'inshuti n'umuntu ugira rega ushobora kugira inshuti mbi ishobora kukwanduza njyewe urabizi ko ntari inshuti mbi nari mfite zifite imyitwarire mibi naretse cyane kuki naziretse nyine aho witekerejeho uravuga ati ariko sitati yanjye niye hari izo twabanaga nazo kandi zitwa ko zikijijwe ariko zikora ibyangwa sinshaka no kubyibuka kandi ari abagore njye sinjigikira abagore bose nk'umugore utabana bakagenda nk'umugore ujya mu kabari umugabo adahari akajya kunywa aticaranye n'umugabo we kandi amufite akicara n'abandi bagabo bose namushyigikira byase nibyo nari navugaga urumva rero umuntu impande zombi ziba zifite ikintu cyazitera kugira ute gukora icyo kintu ikindi kintu mbona umugore kuba igikorwa cy'abashakanye kitagenda neza umugore ntabona umugabo nk'uko byari bikwiriye umugabo yibera mu kabari arataha saa 11
yakaraba mu maso yambara imyenda ajya mu kazi ejo azongera agende naza kare azaryama kubera y'amajoro amaze iminsi aryama ahita agwa agacuho yiryamira ejo kujya mu gitondo agenda umugore arabona umugabo ariko ntamubona aramufite ariko ntamufite kandi nawe yambaye umubiri uwo mugore naca umugabo nyuma uwo mugore azaba imbere y'Imana azaba akoze icyaha ariko umugabo yamuteye guca inyuma kubera ko yaramubuze kandi amufite uzi gusobanura aho ngaho buriya ibyo koko uwo mugabo nawe utahaye amasaha cyangwa se akarara mu kabari cyangwa se akabara iminsi mu kabari byanze bikunze nta cyiza bayifuriza umugore we ibyo ni hamwe nta cyiza bayifuriza umugore we kuko byanze bikunze nawe aho bari nawe abarimo nawe nibyo abarimo kuko ntabwo bambwira ngo umugabo agiye kunywa erega gushira icyaka ni ukumugashira icyaka gusa iyo washize icyaka ugakomeza baravuga ngo inzoga igukura mu bagabo uyikura mu icupa ukakuvana mu bagabo ni ukuvuga iyo washize icyaka ugakomeza ukanywa ni ukuvuga ako gukomeza iyo washize icyaka sava kwitahira icyaka cyashize ariko iyo wakomeje ugakomeza noneho na saa 9 za nijoro watangiye saa 4 za mugitondo saa 9 za nijoro cyambere mo gusesagura urumva cya kabiri arimo kugira kwidoroga niyo idoroga umukobwa bakucaho gutya n'amanyo utangira usifura n'amanyo n'amanyo kukibuza amanyo ati nawe gucaho nta manyo kandi ukamusifura Shera kunda amanyo shera kunda banza nyine wumve oya aho hantu tuhatinda ntacyo kwatinda kuki utavuze ngo aragucaho gusa ugatugerekaho n'amanyo none se bihinduye isura komeza aragucaho n'amanyo bombi bagucaho n'amanyo ukabareba tugendana mu nzira y'umuntu uko ugenda gucaho fata ibyiso byawe bite mpindukiza izo nzoga ngenda ntahizo icyo gihe banza nyine wumve urumva akamucaho n'amanyo agahita ahamagara ubu njyewe ikiganiro kirarangiye ukomeze unagisoze yesu we ntabyo nkupamo tuzajya tugendana umukobwa nahita ndebe kureba amanyo fata ijosi bite bikigira gutya cyangwa ngo upfuke mu maso we kuyareba njyewe mbabarira oya nasi njye mbana wenzoga kora ibishoboka byose umata ibintu byose bibaho bizendisha amanyo kuko ninayagira uzareba oya umusha oya nta kibazo urumva icyo gihe aba yanywa inzoga kandi aba yarengereye inyota iba yashize agakomeza kandi shira ako kantu karandakaje oya humura nta kibazo n'amanyura ubu ikiganiro kirarangiye muri njye nawe yivuga gakomeza nanjye komeza bana n'imbaraga zo kwikura n'amanyura urumva noneho bikagenda gutyo noneho wa mugabo nukuri kw'Imana birarangiye bisa ntekereza ko bakubwiye bati ureba amanira abantu benshi se amanini mbese nyine abantu urugero rw'umuntu wamwereje umuntu utamwese ntiyareba mbese iyo wamweye nibwo yareba oya nyine ndimo kuvuga twikomereza ariko ndatebyaga ni ibintu bisanzwe akicara ubwo yamaze gukubitamo ngahe inyota yashize arashaka agasimbwe mu mutwe ubu icyo gihe nawe cyanze bikunze mu rugo ntabwo biba bimeze neza hari igihe umugore aba n'abamutera stress agashaka kugira ngo agiye kugira ute ajye kuruhura mu mutwe anywa ako kantu kugira ngo wenda aruhure mu mutwe noneho marine yamucaho n'amanyo bigakubitiraho n'ako kantu gishobora gukurikira umva bigakubitiraho n'ako kantu bigakubitiraho n'ako kantu nawe akagira ute akagira ariko iyo abana n'umugore we neza ashobora no kunywa akibuka ko ayo manyo akamenyeraho gahimanye akamunyuraho akibuka ko umugore babanye neza nta kibazo sha akamubwira ati komeza inzira yawe uragaruka ukagira iki bikize kubaho bikize kuhamanyura y'urufana cyambaye uragowe muri uru rugo rero byito ruvuga amariye ruvuga amariye ndiragira njye muri miruwari ndebe ko nanjye utuntu twazo ati komeza n'amaryo yawe wari umwihariko yiwe nubwo ati komeza n'amaryo yawe urumva noneho urumva kenshi ibyo ushatse kuvuga hari igihe umugabo arara mu kabari cyangwa se ataha bitinze cyane urumva kubera stress umugore amushyiraho cyane kugira ngo nawe agire ute abashe kuruhuka mu mutwe abo uwo mugabo ugafite garanti muri urwo rugo
umugabo ubayeho gutyo yabaho ukwezi 2 3 anatanu cyangwa naho divorce yahera niho nari ndimo kuvuga urumva nawe hari ibindi nabo barimo gupanga cyazo bikunze kuko urumva niba atabanye n'umuntu agashaka kujya kuruhuka ku nzoga arizo stress naho hari ibindi barimo gupanga byanze bikunze icyambere haraganira n'abandi bagabo wenda basenye bagize ute nabo batangira bamwinjizamo bya bindi babona ukuntu atangira abona ukuntu babayeho bo ukuntu bigenga ukuntu bataha ibyumweru 2 bishira bari mu kabari iki abone ni ikintu cyiza avuga ati ubundi se uriya mugore wanjye kuyananiye ko ari stress akiraho gusa nawe ajye mu mujyo wabo urumva birangire gutyo nawe bamwanduje bamwangije tugana ku musozo ndumva ari ibyo hari ibindi sifite byo kuvuga ku bantu bacana inyuma n'impamvu hari izindi mpamvu ufite just nandi mpamvu navugaga ni niyo ngiyo navugaga nanjye urumva namba rero navugaga guco ikintu cya mbere navugaga nanjye navugaga ngo burya iyo umuntu ataguciye inyuma urumva umuntu aguciye inyuma mubanye kandi mubanye neza aho niho haba ari ikibazo urumva niho haba ari ikibazo niyo mwana asezeranye ugasezerana Imana ikabiha umugisha n'ubuyobozi igihugu cyacu amategeko akabiha umugisha ni icyo wakora kimwe aho kugira ngo uce umuntu inyuma mutandukane uri gushobora kubwiza umuntu ukuri ukamubwira ati rero nese ntabwo yagufosinga ikintu ushobora kumubwiza ukuri ati rero ndabona tutameranye neza cyangwa se ndabona bimeze gutya na gutya ndabona nshobora kuzacika bikagenda gutya reka twitandukanire tumvikane cyangwa se yakwemera kubisiporuta akabisporta akavuga ati cyo ntacyo reka dukomeze nta muntu wa sport icyo kintu ko ni ikintu kibabaza gisenyugwa cyane oya njyewe nzi ni umuntu ujya wagiye mu butumwa hanze njyewe n'umuntu nzi ndamwiziye asiga abwiye umugore we amubwira ati uzakoresha tuno tuntu akamatwa tumwe bakoresha ati rero tumwe two gutuma batabyara oya kandi uza kwa kondomu okay wewe ati nujya kwikora uzakoresha nta kibazo ntabwo yaramwize yarabizi ko ari ndayara cyangwa yaravugaga ati uzaciye nawe yaragiye hanze mu butumwa n'imisiyo kuri azamara imyaka cyane ubona bose babize bumva nawe aho yaragiye nawe iyo abona uko bigenze kugenzaho nawe ukajya gukina gutya tsoke nuko ibyo ndabizi cyane ibyo ndabyizi urumva biba gutyo kandi barasezeranye urumva rero hagati y'abantu babiri iyo bumvikanye ikintu wabimenye uko ibyo bintu wamenye ko umugabo agusigiye kondomu ate cyangwa waba ugiye kwibariza batakubwira ati mfite kondomu umugabo yansigiye ibyo bintu wabimenye ute ndakubwiye ko nandi umuyobozi mu nzego zibanze nanjye ku buryo kubwira ati umugabo wanjye ajya kugenda asigiye kondomu burya uzi se iyo abantu bagiranye ibibazo bari batagiye kwivanamo ubwo bari bagiranye ibibazo ati njye njya kugenda namusigiye ko narenge ngo hati ibibazo n'umuntu wabimenye bavanamo utuntu bavanamo bakavuga hari amabanga mbese bamena kuri no gukorya rero nk'ibyo byose navugaga umuntu niba abantu barasezeranye nta mpamvu yo kugira ute yo gucana inyuma nta mpamvu mubona n'imwe kuko ufite uburenganzira bwo kuvuga ati dukore divorce bikarangira kumva rero ni ikibazo aho ukomeza uvuge nawe ukumva ngira ngo byari ibyo ngibyo ariko ndumva twajya mu nama n'ubundi inama rero njye nagira abadamu ku ruhande rwanjye nk'abadamu bagenzi banjye twamaze kubona ibituma bashobora guca abagabo babo inyuma cya mbere ni ikigare nk'uko babivuze ikigare kibi gishobora gutuma wadukana ingeso utari ufite cyangwa utanateguraga icya kabiri ni ukuba umugabo wawe umubura kandi umufite nakugira inama yo kuba niba umubura umufite mwicare muganire n'ibyanga muhamagaze imiryango icyo ni ikintu utagira isoni zo kubwira umuryango ko utabona umugabo wawe nk'uko bikwiriye mbere yo kwihutira kujya mu rukiko ikindi cya gatatu ku nama nagira abadamu ni ugusenga bakihangana kuko iyo usenga byanga bikunda umubwira Uwiteka uti umubiri wanjye wufate kugenda byibuka hari igihe kera nigize kubaho njyenyine
najya gusenga nkabwira Imana ni Imana ndi umuntu nambaye umubiri ariko ndakwinginze ngire firigo Imana yagize firigo kugeza igihe amateka yanjye yahinduye rero gusenga niwo muti wa mbere wo kugira ngo urugo rwawe rwubakwe neza wo kugira ngo urugo rwawe rukomere wo kugira ngo ube mu rugo rwawe wishimanye n'uwo mwashakanye musenge urugo rwanyu muragize Imana nta na kimwe kizabonanira hari teri imisigaye iriho ngo warasinze uburiki kandi koko warasinze uburiki nta na kimwe iyo nama niyo yanjye ku ruhande rwanjye ku badamu nanjye inama natanga ku bagabo igihe utangiye kubona umugore wawe irindi shusho itari nziza cyangwa itari iyo wamubonagamo mutarafiyansanya mutarabana ukabona utangiye kumubona mu yindi shusho wenda utangiye kubona hagiye umugabo ushobora kubona umugore wa ati umugore wanjye naho ni mubi kandi mbere batarabana yamubonagamo ko ari we mugore wa mbere ubaho atangiye kumubonamo n'icyo kintu ati umugore wanjye ni mubi n'andi mabwire bagenda bamubwira ati ubundi washatse umugore uriya mugore wari wasaze ukagenda ugiye gukina nawe ukagenda muri icyo kigare ajye yibuka igihe bamenyaniye igihe batarakora ubukwe batarabana uko yamubonaga n'amagambo babwiranaga ibyo bikomeze bibemo gutyo paka yirinde amabwire mbese mu yandi magambo kwirinda amabwire cyane mabi ikindi nawe navuga abagabo benshi bakunda kujya mu tubari bakunda kujya kunywa si bibi banza nanone urebe inshuti zawe sitati yawe kuko niba umuntu wadivorushije ashobora gutaha arigenga ashobora gutaha saa moya za mugitondo agakesha wowe ntabwo uzamwigana wowe ufite urugo ufite umugore ufite abana ntabwo uzamwigana nawe ugira uti rero hari igihe ushobora kugenderamo gutyo uvuga ati ifisi ukataha nijoro kumva biraryoha nawe agashaka uburyo ki yabijyamo banza urebe sitati inshuti zawe banza ubitegereze usigaye umenye niba hari n'abagabo baba bafite abagore baba bananiranye nabo bitahira igihe bashakiye kandi afite sitati nziza ko ari umugore w'umugabo ari umugabo w'umugore ugasanga ni sitati nanone wamara gukora sitati wamara kureba sitati yabo ugashaka uburyo bitandukanya nabo ugashaka noneho n'amakuru yakuri bo Imana ibahe umugisha rero izo nama twabagiraga turabashimira uburyo mubana natwe n'uburyo mukora subscribe haraho bimaze kugera Imana ibahe umugisha ciao